ikaze nanone kuri Bibonwe. Mpaye ikaze mwebwe musanzwe muri inshuti z'Abibonwe mwarakoze subscribe. Kandi nanone mpaye ikaze abarimo kureba ino video cyangwa se basuye YouTube channel ya Bibonwe bwa mbere, akaba ari guri kubona content ya Bibonwe bwa mbere, iyo video urebye bwa mbere mushishikariza no kuza kureba video zindi zabanje. Ko dusanzwe turi inshuti rero, namwe mushaka kuba inshuti cyangwa se twamaze kuba inshuti aka kanya already ni muri kureba ino video twamaze kuba inshuti. Rero nagira ngo mbabwire yuko ku byo twari dusanzwe tubagenera hari akandi gashya kiyongereye. Umuti nakahe wabyibaza? Igishya kiyongereyeho nuko tugiye kujya tubereka indirimbo zigezweho, videos zigezweho cyane cyane entertainment, muziki, amafilimi meza agezweho yo kureba, ahantu ho gutemberera hagezweho cyangwa se hashyashya utaragera kandi heza. Yemwe tunatere comment cyangwa se tugire icyo tuvuga ku byabaye cyangwa se ku birimo gutrendinga muri iyo minsi. Rero tujya tubabwira indirimbo 5 zigezweho mu Rwanda zikunzwe cyangwa se ziheruka gusohoka muri Afrika, Nigeria, South Africa n'ahandi mukunda twese dukunda, ndetse n'indirimbo muri rusange ku isi ziri viral cyangwa se zigezweho kuri rwa rukuta ruzwi nka Billboard 100 hits. Indirimbo 100 zikozwe tubareberemo 5 cyangwa se 10, ku buryo uzajya kuri YouTube uzi ngo ngiye gushaka iki ngiki, uzi ngo ngiye gushaka ino ndirimbo nabonye kuri Bibonwe igezweho, ikunzwe, nziza, iryoshye, yo kubyina, yo gutura umuntu, yo kuririmba, mbese ujyeho uzi ngo ngiye kureba iki. Icyo rero nicyo twaje kubafasha, kuko hari ukuntu umuntu ajya kuri YouTube ariko akajyaho atazi ngo ngiye kureba iki, akajya areba ibyo abonye byose, ibiri urabona kuri YouTube haba hari amavideo menshi, iyo iri imbere akaba ari yakanda mu by'ukuri atazi ngo aza kunshimisha, arimo nko kubesinga. Rero biba byiza iyo ugiye kuri YouTube uzi ibyo ugiye kureba bikakurangaza, ariko wari uzi ko ari byo bikujyanye. Ariko iyo utabizi urahagarara muri telefone, mu by'ukuri utuje twose urebe ukaza kuvaho birangiye utazi ngo narebye ibiki. Rero iyo uzi ibyo ureba binagufasha kuryoherwa kurushaho. Bibonwe rero turi hano kugira ngo tugushimishe ibyifuzo byawe, niyo mahitamo kuri twebwe. Bana natwe rero wowe inshuti yacu n'ubundi ukoze subscribe nawe utarayikora uyikore kugira ngo tujye tubana wenjoyinge, uryoherwe. Mbese wowe ushaka ibishya turi kumwe aha ni kuri Bibonwe wahageze. Kora subscribe tubane buri gihe kandi uzaryoherwa. Rero turagushimiye cyane, ukomeze kugira ibihe byiza hamwe na Bibonwe videos. Ciao ciao.